muganga najyagayo n'uwo mbonyeyo ndagaruka nkasanga nabo barapfuye nkavuga ati ubwo ngubwo uriya namusanze iyo nigiye nkurikiyeho nkahura n'abafite uburwayi bumeze nk'ubwanjye mu cyumweru nkagaruka nkasanga yapfuye ngo nagahita mvuga ati byanga bikunze ni njyewe ngomba gukurikira kuri iyo list. Mbere ubundi numvaga nta cyizere cy'ubuzima mfite bitewe n'ubuzima nacagamo byari bigoye no kuba nari ndi muri famille itishoboye mu bijyanye n'ubuvuzi, ariko icyo nshima Imana aka kanya ndashima Imana yuko norohewe nubwo nari nakira neza, ariko hari icyizere yuko nzamera neza kandi zakira. Ikindi ndashimira abantu ko bamfashije bakandemamo icyizere umva yuko bisohoka. Kiragiye byari bigoye kuko ntago nabashaga kuba nareba impande zombi cyangwa ngo mbe nagira gutya, naribaga imbere gusa. Kandi ikindi kuvuga ntago nabaga mfite umwuka mwinshi ngo ubu ngezeho ntago imiti igabanya ububabare iyo igikora. Ntabwo igikora. Ububabare bw'urara ubwumva? Ububabare bwo ndabwumva na n'ubu mba mbufite bwo mu gutwi n'ibibyimba birambabaza ku ijosi hose kubera harimo ubushyuhe bwinshi buryo navugaga uko nshatse, ariko ubu ngubu mfite ubushobozi bwo kubona navuga kuva mu gitondo kugeza amasaha 24 arangiye, kuko nari mbayeho mu buzima aho nari sigaye ko turi saa 3 burasa ndaza kuba napfuye. Nubwo buzima nari mbayeho navugaga ati burasa ndaza kupfa, nabona saa 4 zigeze nkabishyira saa 5, ubuzima butangira kugenda nyine bwigize imbere. Ndavuga ati ubwo napfuye no munsi kwa mbere buranzapfa kuwa kabiri. Ubwo buzima nari mbayemo mvuga ati buriya ntago narenze iminsi 3 nari nabaho, ku buryo nahoraga mbwira mu rugo ati nakundi nyine niko Imana bihisemo. Ikintu cya mbere nigiye muri buno buzima nuko akenshi iyo tugeze mu bibazo bamwe twitaga inshuti, bamwe twitaga abavandimwe, ba bantu ba hafi dutekereza bakunda kutwihunza, ariko kugira ngo ibyo byose ubicemo nuko ugomba kwizera Imana yonyine. Nje mu buzima nabayemo abantu bamfashije n'abantu batanzi, njya guhura nawe ukamfasha ntabwo warunzi, n'abandi bantu bamfashije n'abantu batanze, abari banzi barambonaga bakambwira ati ihangane nta kindi, wenda ntago njyewe nari mfite ukuntu abasobanurira ibibazo byanjye ngo babyumve. Ikintu numva nicujije nuko hari igihe nigeze kurwara ntekereza ibintu bibiri bibi, harimo ikintu kijyanye no kumva yuko nakiyahura. Urumva ku myaka 19 kubona umeze gutya, abantu bakwitegereza, abantu bavuga amagambo atandukanye, harimo n'ababaca intege. Abaguca intege gute? Bakakubwira ati iyo bari babonyeho gupfuye. Ariko akubwira kuko hari nk'umuntu wazaga kunsengera akavuga ati Mana kugira ngo n'umwana akomeze kuba muri buno buzima mukureho. Yitwa Kwibuka, muramwibuka muri benshi cyane kuko izina rye ryitwa. Uyu munsi n'umuhamya uko Imana ikora ibitangaza, umuhamya yuko Imana igira neza kandi isubiriza igihe. Twaganiriye murabyibuka, abafite ikibazo uburwayi bwa kanseri, ndetse abasaba ko mwamufasha ujyanye no kwivuza. Mwarabikoze kandi uyu munsi arabashimira. Ariko se uburwayi bwe bugeze he? Ese yarakize burundu, byararangiye, cyangwa arimo aroroherwa? Tuganira, iyi ni inshuro isaga ya 3 tuganiriye kugira ngo tumenye update cyangwa se tumenye aho bigeze uburwayi bwe, kubera ko wowe uri mu Rwanda nawe uri hanze y'u Rwanda wabigizemo uruhare kugira ngo uyu munsi tube tumubona ahangaha ku Rugendo TV. Mbaye ikaze muri kiganiro, ndetse nawe tumuha ikaze. Kwibuka, meze neza? Ameze neza cyane. Ni amahoro? Ni amahoro, ndashima Imana. Imana ikora ibitangaza. Biragoye ko uyu munsi nari ngutegereje, cyangwa se biragoye ko nari nzi ko uyu munsi tuzaba turi kumwe kuri kamera twicaranye turi kuganira tuvuga ko uyu munsi wabyimbutse umeze neza, wenda sinzi aho bigeze ku burwayi, ariko dusangize mbere na mbere amakuru ni meza, ariko dusangize urugendo. Mbere ubundi numvaga nta cyizere cy'ubuzima mfite bitewe n'ubuzima nacagamo byari bigoye no kuba nari ndi muri famille itishoboye mu bijyanye n'ubuvuzi, ariko icyo nshima Imana aka kanya ndashima Imana yuko norohewe nubwo nari nakira neza, ariko hari icyizere yuko nzamera neza kandi zakira. Ikindi ndashimira abantu ko bamfashije bakandemamo icyizere umva yuko bisohoka. Yego baranamumurizaga bakambwira amagambo, abandi bakansengera. Imana yo mwisuri bambera umugisha cyane. Amina. Dusangize noneho ku rugendo rwawe. Guhera umunsi dukorana ikiganiro hano bwa mbere tugakorana n'icya kabiri, reka duhere ku rugendo rwa mbere.
ufata urugendo kuvuga ngo nje gukora ikiganiro uko wari urwaye uko wari umeze, tugere ku munsi dukora ikiganiro ukajya kwivuza, abantu baguhamagara icyo bagufasha, ku munsi wa kabiri ukaza tugakora ikiganiro, n'uyu munsi gukora icya gatatu. Ubundi mbere yuko nza gukora ikiganiro nari ndi kuri level aho kwivuza byari byarahagaze, bitewe nuko nta bushobozi mu rugo twari dufite kuba bamfasha ngo mbashe kwivuza. Kuko buriya abantu benshi bazi ko ubukene bubabazinda, ariko buriya n'ubukene hari igihe bukomeretsa ibyiringiro n'icyizere. Ubwo rero ku bw'amahirwe Imana ikorera mu bantu, naje nkora ikiganiro ntangira kubona ubufasha gake gake. Nka nyuma y'icyumweru naje kubona abantu bafasha kwivuza, ntangira kwivuza, icyizere cy'ubuzima kigenda kigaruka, kuko nari mfite ijosi ribyimbye cyane. Ntangiye kubona hari impinduka zirimo, ariko abantu ntabwo bashobora no kubyumva, waretse ukaberekaho gato ko n'ubundi twaraberetse, kuko nanjye ngubu numva byanyobeye uburyo nakurebaga cya gihe, numvaga bitazakunda kabisa. Kiriya gihe byari bigoye kuko ntabwo nabashaga kuba nareba impande zombi cyangwa ngo mbe nagira gutya, narebaga imbere gusa. Kandi ikindi kuvuga, ntabwo nabaga mfite umwuka mwinshi ku buryo navugaga uko nshatse, ariko ubu ngubu mfite ubushobozi bwo kubona navuga kuva mu gitondo kugeza amasaha 24 arangiye. Yego, hari kutubwira ngo ubujyanye n'ubushobozi n'ibiki byose, hari kutubwira uko warwaye byose. Kuvuga ngo navutse muri famiye y'abana 5, hashije amezi 3 papa wanjye apfuye, nibwo nanjye natangiye kurwara. Rero umuntu wafashaga mama wanjye kuba twabaho muri ubwo buzima yari papa wanjye. Ubwo rero urabyumva byari bigoye kuba mama yakita ku muryango w'abana bangana gutyo ngo nanjye ambonera amafaranga yo kuba yakishyura. Bitewe nuko rero ubuvuzi bukenera amafaranga menshi, harimo ayo kwishyura transport mu ngendo zose nakoraga. Icyo gihe nivurizaga i Kanombe, nasabwaga kuza kwa muganga buri cyumweru. Bigasaba yuko buri cyumweru mbereka kwa muganga, amatike riragiraho abura. Ntangira kujya nica na rendezvous. Icyizere cy'ubuzima numva kigenda kiyoyoka, nangira kubona nyine hari impamvu nyinshi zo ku buzima butazakunda. Ariko nyuma yaho byaje guhinduka iciye mu bantu. Mbere ko dukora ikiganiro ufite icyizere ko ari umunsi uzagera kuri iyi tariki tukicarana gutya ukabwira n'abantu ko wakize? Ibyo ni ibintu rwose natigeze niyumvisha, kuko buriya uwambaye uburwayi we amenya agaciro kamamagara. Ubu ngubu nyine nzi agaciro k'ubuzima, ariko kiriya gihe ntago, kuko nari mbayeho mu buzima aho nari nsigaye turi 3 burasa ndaza kuba napfuye. Nubwo buzima nari mbayemo, ukabaho ubuzima ku buryo niba turi 3 navugaga ati burasa ndaza kupfa, nabona saa 4 zigeze nkabishyira saa 5, ubuzima butangira kugenda nyine bwigize imbere. Ndavuga ati ubwo napfuye no munsi kwa mbere buranzapfa ku wa kabiri. Ubwo buzima nari mbayemo mvuga ati buriya ntago narenze iminsi 3 nari nabaho. Ku buryo nahoraga mbwira mu rugo ati nakundi nyine niko Imana bihisemo. Nta cyizere cy'ubuzima nari mfite habe na gatoya. Numvaga nyine ibintu ku isi bidakunda, ibintu byose ari bibi nyine. Kuko uburibwe bwari bwinshi ku buryo kumara iminota 5 nari kuribwa byabaga ari ikibazo. Niyo nabaga ngize ngo uburibwe buragabanyutse, bwagabanyukagaho gakeya ku buryo nyine nshobora kwihangana mo gake. Ku bijyanye n'imikurire yawe, yari imikurire imeze gute? Kubera ko impamvu bikubajije, hari benshi bagiye bampamagara bati banyuza video zawe zo kuri TikTok bavuga ngo uyu musore kuko mwaganiriye twumva avuga Ikinyarwanda, twatumva none uburyo aganira avuga Icyongereza, ashobora kuba ari umwana wize neza. Tuzatubarize kuri background yiwe tumenye uko imeze. Ku bijyanye no kwiga cyangwa se bijyanye na rurimi mbere yuko nanarwara nari nduzi, ariko maze koroherwa kubera ko nashakaga ko ubuhamya bwanjye bugira ahantu henshi, natangiye kuzajya shyiramo n'ururimi rw'Icyongereza kugira ngo abantu bose bamenye yuko hari imbaraga z'Imana, hari ubushobozi Imana ifite bwo kuba yaduhindurira amateka, igafata ibimeze nk'imisozi ikabihindura amataba. Kubera ko hari anamaze kumenya yuko Imana ifite ubushobozi bwo kuba yasatura n'imigezi mu butayu, igahamagara mu mazina n'ibitarabaho bikitaba. Kuri bwa buzima noneho wari ufite wati buzima buranze, uko ndibuka ku munsi wa mbere warambwiye ngo basirika dukora ikiganiro
ubuzima bwanjye ndebe ko bwarokoka, ariko nibitanakunda ubwo niko Imana izaba yabishatse. Abantu rero ubagireho umugisha, ariko abenshi bagutungura kubona ufite umusatsi. Ejo bundi twaganya kiganiro nta musatsi namba, ndakuba se wariyogoshesheje ati wavuyeho, wagarutse gute? Rero umusatsi nanjye nagiye kubona uragarutse, ariko nago nzi impamvu. Imiti n'ubundi nakomeje kuyifata nk'uko nayifataga mbere. Bishobora kuba wenda byaratiwe nuko umubiri ushobora kuba waramenyereye imiti, kubera ko imiti imaze kuyifata ku nshuro ya 11, imaze kwitera ku inshuro 11. Ubwo urumva umubiri ushobora kuba waramenyereye no koroherwamo, seru za kanseri zigenda zigabanyuka, akaba ariyo impamvu. Kwivuza rero, nyuma ko twaya kiganiro, kwivuza byakomeje gute? Kwivuza nabwo ni urugendo rutorohewe mu mafaranga. Nagiye mbona make, nagiye nivuza ibutaro baza kuma transfer inkomereza i Kanombe. Kuri ubu uburyo nivuzamo, njya kwa muganga mu byumweru 2 mbasabwa kwitabira rendezvous. Niba kuwa mbere ngiyeyo ndagenda bakantera chemotherapy, kuwa gatanu nkasubirayo, kuwa mbere njyayo nkatanga ibizamini by'amaraso, kuwa gatanu nkagiyeyo bakantera, kundi wa mbere nabwo nkasubirayo gutanga ibizamini, kuwa gatanu nabwo bakongera bakantera chemotherapy. Iyo minsi yose ubwo rero icyumweru kimwe iyo gifashe nk'amafaranga make byibura gisaba 100,000. Icyumweru kimwe harimo amatike, harimo ndetse no kwishyura ubuvuzi. Yego, buri cyumweru 100,000. Buri cyumweru ngo ni 400 ku kwezi. Nsibamo icyumweru kimwe n'iminsi 2 nkasubirayo, bifata nko mu bihumbi n'ubundi 400, kuko hari n'igihe arenga, hari igihe biba ngombwa ko ndemba bakaba banira nk'utundi tuntu. Amafaranga se muri bwa bufasha bagwaye nibwo bugikoresha, cyangwa se hari ubundi buryo, hari undi nyunganizi waje kubona? Nago amahirwe nagize no kubona abo bantu bamfasha. Nuvuga ngo nk'iyi nshuro ya 4 nari ngiye guterwa, nakerewehe iminsi mishye kuko nago nari nakabonye amafaranga. Byansabye yuko ngenda mbwira abantu bakagenda baterateranya amafaranga, kuko ya mafaranga bamaye nagiye kuva ibutaro yose amaze n'ubundi gushira. Kuko urumva umuntu uva Nyagatare byonyine n'ingendo ubwazo uzayamara, nkishyura apartment aho kuba hariya hose, ni ibintu bitari byoroshye. Amafaranga rero yaje gukendera. Kwivuza si butaro, kuko wagiye butaro uvuga ko ugiye kwivuza kanseri, ari kanseri ugiye kwivuza. Numara gushyika uvuga ko iyo umaze gushyikayo bazakubwira byinshi kubijyanye n'uburwayi bwawe. Ni gake wumva ko kanseri yakize, cyangwa se wenda yagabanutse uyu munsi ngo tube turi kuganira? Ho bakubwiye nuvuga ngo ku myaka nari mfite, buri muntu wese yarambonaga akangirira impuhwe, akavuga ati bitewe n'imyaka yawe n'izo ziwari ufite, uzakomeze wizerere mu Mana uzakira. Nagiye kwa muganga icyo gihe nari mvuye i Kanombe, kuko ariho nivurizaga bwa mbere. Bambwira yuko nari ndwaye kanseri yitwa lymphoma. Ngeze ibutaro babona iyindi yitwa nasopharyngeal, ifata ku mutwe ndetse no ku ijosi. Icyo gihe nari mfite kanseri y'ubuhumekero. Nakundaga kugira ikibazo cyo kubura umwuka, nkikubita hasi bikamera nkaho ari siza cyangwa se igicuri. Ariko aravuga ati ubwo tukubonye hakiri kare tuzagukurikirana, ubuzima bwawe buzagaruka. Banyitayeho mu buryo bwose, bagerageza no kuzajya bihutisha. Hari ukuntu umuntu ajya kwa muganga agatanga bizamini byo muri scanner bikaba byatinda, ariko bo baragiye baragerageza ku buryo byihutaga. N'Imana ikomeza kubingiramo, ifatanya nabo, mbona haranda hatambutse. Ubwo ufite kanseri y'ubwoko bubiri, kanseri ebyiri? Ubwo ni kanseri ni head and tail, abari ebyiri. Ibutaro se byatangiye woroherwa gute? Kubera ko bye bisa nkaho byihuse ku bijyanye no kuba wakoroherwa. Hariya urumva ikibazo ni ukumenya indwara. Ubundi indwara yo yica umubiri, urumva, ariko ubu n'uburibwe tuba duhura nabwo mu buzima nibwo bwica nk'icyizere.
rero ikintu cya mbere babanje gukuraho ni ugushaka uburyo barwanya ubwo buribwe kugira ngo icyizere cyanjye kidakomeza kwangirika. Batangiye bantera inshinge, ariko haje kubaho ikibazo cyo kugira allergic, bantera imiti irangije niyahura n'umubiri, ngenda byimba kurushaho. Biba ngombwa yuko njya ku mwuka, barangira bamindurira imiti. Icyo gihe nafashe Sprastine, abariye bamereza, ntabwo ndi kwibuka neza ubwoko bw'imiti nafataga mbere. Iyo miti narayifashe nkomeza kuyifata ndi no ku mwuka, kuko nari mfite ikibazo cy'ubuhumekero. Urumva twaragiye naguhamagaye baramwe nagushobora kuvuga. Icyo gihe ntabwo navugaga, kandi nari mbyimbye n'ahangaha ku ngoto. Ifoto urabizi narayikohereje byimbye cyane, ndi ku buriri nararebaga gusa ibintu abantu bavuga mbyumva, ariko njye nta kintu mfite cyo kubasubiza. Nakomeje gufata, namaze kwa muganga ukwezi n'ibyumweru 2, babona nangiye koroherwamo byimbye. Njya mu rugo barambwira ati uzagaruka nyuma y'icyumweru dukomeze kugutera gutyo. Natewe mu mezi 3 kugeza mu kwezi kwa mbere mu matariki nka 20 bitangira kubyimbuka ku buryo noneho nabasha kuba nahindukira nkareba mu mpande zose. Nari mfite n'ino nkovu yari ibyimbye, kubera ko abantu bo bakundaga gukeka yuko naba narasizeho na tattoo, ariko ibi ngibyo byari byaratewe nuko bari barakaseho kakanyama ko kugira ngo batestinge bamenye icyaba cyishemo. Ibutaro wamaze iki kingana gute? Ibutaro nahivurijeyo amezi 4. Amezi 4 kuva mu kwa 11 kugeza mu kwa 2. Kuko nzi ko ikiganiro twagikoze ubura iminsi 3 ngo ujye kwivuza. Nk'iminsi 3. Icyo gihe nibwo bavuga ko nta bushobozi bwo kujyayo, ushaka kuzahindura rendezvous baguhaye, kubabwira ko nta bushobozi ufite. Tumaze gukora ikiganiro nibwo yahise ufata gahunda nyine yo kubahiriza ya rendezvous. Icyo gihe nagiye ku munsi wa 4, kubera ko nyiva ahangaha ubuzima bwahise bwanga noneho cyane, ndaremba ngera mu rugo, kuko ndibuka nagiye ibutaro. Nari maze kubonaho ubushobozi nyine ngo bakodesha imodoka bari bantwaramo, kuko ntago nabashaga kugenda mu modoka, byari byanze irimo abantu. Harihuriramo abantu benshi baba bafite amaparufe n'amavuta, byatumaga ahita mbura umwuka, nkahita hwera, nkamara igihe kinini nari nagaruka. Ibutaro umarayo amezi 4? Ibutaro nivurije amezi 4, namaze y'ukwezi n'ibyumweru 2 ndi kwa muganga, ndi ku mwuka. Nyuma yaho nkazajya ngenda nkagaruka kwitabira rendezvous. Waje kuva none ibutaro ugaruka i Kigali gute? Naje kubabwira yuko bingora cyane bitewe n'amatike. Ikindi kugenda mu modoka cyane wafashe imiti, imodoka nyine izi parfum ngi kibazo n'ubuhumekero, uko bigenda bihura n'ibintu byinshi, hari abantu impumuro zitandukanye. Byatumaga ngera mu rugo nkamara nk'icyumweru cyose no muri ndembye, ndimo ndavumisa cyane, bigatuma ku buryo nshobora gusubira kwa muganga nkaba nabura n'abasirikare. Bikangora cyane, umutwe udakira, cyangwa nkaba nabura n'umwuka ndi mu modoka. Waje garuka i Kigali, uyu munsi uburwayi bwawe, uyu munsi kwibuka uburwayi bwawe bugeze ku iherevo ku bijyanye no gukira? Ku bijyanye no gukira burundu ndizera bigeze nko kuri 85%, kubera ko mbere najyaga byari bigoye kuba namara n'iminota 30. Niba warankoresheje ikiganiro warabibonaga ko hari igihe warakatingaga ukaruhuka no kuzamura umwuka byari ikibazo. Yego. Nabaga ndi muri ubwo buzima, kubura ijisho ntiryarebaga neza, nabwo urabizi narabikubwiye. Wenda iyo nagiraga Imana iyo minota 5 igashira, niko gahenge nagiraga, ikindi sinajyaga nsinzira. Ubu ngubu ndi mu buzima busanzwe, usibye kuba nagira ibibazo byo kuba nambaraga ngira, ntago nakora akazi k'imbaraga. Ikindi hari n'igihe mbyuka nkumva simeze neza, ariko uburibwe ntago ari nk'ubwa mbere. Mfite uburibwe ngiye nabasha gukontorora nkagendera mu nzira, ku buryo nta muntu ushobora kuba ko mfite ubwo buribwe. Yego. Ariko icyo gihe mbere byo byaragaragaraga, buri muntu yarabyitegerezaga akabona ko hari uburibwe mfite, hari n'ikibazo mfite kigaragara cyane. Bivuze ngo uyu munsi ubuzima uri mu buzima busanzwe usibye kugifata imiti? Ndi mu buzima busanzwe usibye ko mba ngifata imiti, ariko aho bitandukaniye ubu ngubu nibwo ibintu bikaze cyane, kubera yuko iyo kanseri watangiye gufata imiti
ukaba wakica randevu iyo uburwayi bugarutse bugaruka bukaze kurusha mbere. Ku buryo hari igihe nari ngiye gukomeza i Kanombe ariko mera nk'ubuzo amafaranga, naje kubyimbirwa gakeya, ariko nari mfite uburibwe nanjye ubwanjye mu buzima bwanjye natigeze numva. Nyuma y'uko nari nshoje gufata chemotherapy inshuro 3 hariya i Butaro, icyo numva yuko harimo itandukaniro. Ubu ngubu nivuga ngo bitabaye ngombwa yuko nshobora kubona abantu bashobora kumfasha, yego ibibazo byaba ari bibi cyane, byaba bikaze kurusha uko nigeze guca mu bihe bya mbere. kuko iyo ureba ku ijosi ntabwo wamenya ko nyine ari wowe, ntabwo ubona ko ari wowe twaganiriye. N'umuntu no mu nzira nkunda guhura n'abantu bakabanza gukemanga bakavuga ati sura ni wa muhungu, kubera yuko umuntu wenda bamwe banze nyigira n'imibiri yombi, kandi ikindi narabyimbaga mu maso n'amazuru agakweduka cyane, n'iminwa byose bikabyimba cyane. Rero iyo muwe n'umuntu ntago apfa kumenya ko ari njyewe. Bitandukanye. Bivuze ngo haracyabura ubundi bushobozi kugira ngo ukomeze gufata imiti neza. Harabura ubushobozi, ibintu nyine amafaranga yarakendere, ku buryo nditegura kujya ku yindi randevu, ku wa mbere nzajyayo no ku wa kabiri njyeyo, ariko nyine negereje kuba ngize nk'umuntu ufasha. Ubu ngubu nibwo nzajyayo, nibidakunda nzahamagara muganga mubwira ati ntabwo biri gukunda kuko nta kundi kuntu biba byagenda. Aho bigeze ubu ngubu nibwo byose Imana igomba gukora mu bantu bikagenda neza, nanjye ndiko mbyizera. Aho bigeze ubu ngubu nibwo abantu bakwiye kunyumva cyane kurusha mbere. kuko wakuriye babona ko byarahindutse, wenda nuko bimwe bitaracamo neza cyane, ariko ubuzima busa nkaho bwahindutsemo gatoya, tunabishimira Imana. Ariko ubwo buzima bwose wagiye unyuramo n'isomo, ndetse rimwe na rimwe ukuramo inyigisho wahereza n'abadukurikiye. Niki wigiye kuri buriya buzima bwa kiriya gihe? Ikintu cya mbere nigiye muri buno buzima nuko akenshi iyo tugeze mu bibazo, bamwe twitaga inshuti, bamwe twitaga abavandimwe, ba bantu ba hafi dutekereza bakunda kutwihunza, ariko kugira ngo ibyo byose ubicemo nuko ugomba kwizera Imana yonyine, kuko Imana niyo ibiza kubana nawe ikaguherekeza, ikaguhereza n'abandi bantu b'umumaro batari babandi. Kuko ngiye mu buzima nabayemo, abantu bamfashije n'abantu batanzi, njya guhura nawe ukamfasha ntabwo warunzi, n'abandi bantu bamfashije n'abantu batanze, abari banzi barambonaga bakambwira ati ihangane nta kindi, wenda ntago ngewe nari mfite ukuntu nabasobanuriye ibibazo byanjye ngo babyumve. Indi nigiyemo nuko buriya yigira umutima mwiza, Imana nayo irareba ikabona ko hari ibintu byiza nawe ukwiriye bitewe n'ukuntu ugira umutima mwiza. Nanjye mu bufasha nabonaga, hari igihe nahuraga n'umuntu nkavuga ati uno muntu afite ikibazo kiruta n'icyanjye, nanjye nkagira ikintu nkora, nkirinda kuba nakikunda, nkakomeza n'ubundi kubona imigisha yisukiranye. Kuko nanjye hari igihe rimwe na rimwe njya mbyuka nkagira ngo ndarota, kubera kera ufite rya josi ringana gutya, wa wundi wapfuye ijisho ariko rikaba rireba, wa muntu wahoraga yikubita hasi mu muhanda agenda, n'ikiganiro twarakatingaga kabisa, ntabwo ashobora kuvuga ngo bikunde, wa muntu utarabacaga kuvuga nk'iminota 5 umwuka wabagushijemo, ngavuga ati Mana uhabwe icyubahiro kuri ibyo byose, kandi uhereze n'imigisha buri muntu wese ufite icyo yakoze, yaba ari uburyo bw'amasengesho, kunsabira ku Mana, yaba ufite icyo yatanze wese, nkavuga ati nkakomeza nkizera niba Imana yarakoze biriya, ibisigaye ntabwo yabinanirwa cyane. Hari aho uvuze ati agiye ubuzi ko abantu b'inshuti zanjye bamwe twabanaga, bamwe bari abantu banjye ba hafi, ati nize ko gufashwa hari igihe ufashwa n'abantu batakuzi, bamwe wiringiraga bikanga. Hari abantu wari wizeye ko bazagufasha bikarangira batagufashije? Hari abo mba nariganye nabo muri inshuti, ariko iyo ugize ikibazo ntabwo umenya ahantu baciye. Hari babandi bo mu miryango bakimara kumva umuntu warwaye kanseri, kubera ko abantu benshi baba bazi ngo umuntu warwaye kanseri ntabwo ajya akira, rero ntabwo twajya kwangiza ibintu byacu, tujya kugurisha utuntu twacu kugira ngo tumuteho, uriya n'ubundi azapfa arabura iminsi 3 cyangwa icyumweru ngo apfe. Nuko ngira ngo batekerezaga, kuko kugeza na magingo aya ngaya
maze koroherwa nibwo batangiye kuza bakambwira ngo nzakira bakansura biri aho ngaho, ariko ndi kwa muganga nazaga kwa muganga njye nta murwaza nabaga mfite, ibintu byose narabyikoreraga kwa kundi nyine Imana ikorera mu bantu. Najyaga kwa muganga ngasanga y'abantu bakandwaza nabo baje kwivuza. Kubera ko icyo gihe mama wanjye papa wanjye amaze gupfa yasize mama wanjye atwite, rero ntabwo yari kubasha kuzajya ibyo bintu byose byo kumurikiza bikunda. Bivuze ngo uyu munsi ubu n'inshuti nyinshi ufite n'izabandi bari mwahuye mu burwayi. Inshuti mfite harimo n'abo baba barwaye, harimo namwe babagira neza mugira umutima mwiza, harimo n'abantu nyine bahora bahangayikishwa, bahora bamenya bashaka kumbaza buri munsi ubuzima bugeze hehe. Hari n'abandi nabo baba badafite ubushobozi bwo hejuru ariko avuga ati nzayangerageza nze ngusure, rimwe na rimwe akifata akaba yamerekeza kwa muganga nka buryo baba hari. Yego, hari ibyo wicuza uba warakoze ukavuga ngo ubusore bwanjye ndicuza iki kintu? Uracyari umusore kuvuga ati ariko ahahise hanjye uyu munsi hari ibyo nicuza. Ikintu numva nicujije nuko hari igihe nigeze kurwara ntekereza ibintu bibiri bibi, harimo ikintu kijyanye no kumva yuko nakiyahura. Nageze mu gihe abantu barambwiraga ati hari ibihe ugiramo wowe ubwawe ukaba utabyishoboza. Icyambere ugisenga, njye narasenze ndasenga amezi 3 arashira, nkabona ibintu aho kugira ngo byorohe bikomeza kuba bibi. Ariko buriya amasengesho y'Imana bishobora kutabona umunsi cyangwa bibejo, ariko undi munsi ukabyuka ugasanga ibintu byahindutse. Rero ya masengesho nasengaga icyo gihe ndimo ndatakamba ni yarimo arakora muri izi minsi. Kugeza ya maginga yangaya naribona nikubise hasi, kugeza ya maginga yambona ijisho ryanjye rireba neza mbasha guhumeka, nubwo bitameze neza cyizere cy'ubuzima kikagaruka. Ni byiza cyane. Nkuza kandi uvuze ngo uyu munsi cyizere kuba ntikubita hasi nkivuga nkaba ndeba, ariko n'akantu uvuze ati nigeze ntekereza kwiyahura. Wigeze utekereza kumva ko wakiyambura ubuzima? Kuvuga ngo ikintu cyatumye ntekereza ibyo bintu hari ukuba iwanyu mudafite ubushobozi n'amafaranga, mama wawe akajya abyuka mu gitondo akajya gushaka kurangura utwo tudodo n'utunyanya akaducuruza, ya mafaranga yakabaye aza ngo bafashe umuryango wenda babe babasha kugurira abana ku gafuka k'akawunga, bawe bakayaguhereza ngo yatware. Mama wagahora ari kuri stress zawe, ugafata abantu muvuka nabo baba bafite ahazaza habo, aho ugasanga harimo harapfa kubera njyewe. Bwa burenganzira bari bafite, za nshingano z'ababyeyi bakabaye babakorera byose bakabikusanya bakabihereza njye. Bazajya numva abo bana bane bandi tuvukana ndimo ndabicira ubuzima. Niba ari kujya ku ishuri uko bikwiye, niba ari kubona iryo funguro ryuzuye, byose numva byose biterwa nanjye. Nkavuga ati buriya ndamutse nivanye muri buno buzima nkahunga buno buribwe n'ubu buzima bwo guhora njya kwa muganga nzenguruka, urumva ku myaka 19 kubona umeze gutya, abantu bakwitegereza, abantu bavuga amagambo atandukanye, harimo n'ababa baca intege. Abaguca intege gute? Bakakubwira ati iyo bari babonye aho gupfuye. Ariko akubwira kuko hari nk'umuntu wazaga kunsengera akavuga ati Mana kugira ngo n'umwana akomeze kuba muri buno buzima mukureho. Ariko avuga ibyo bintu rero byancegetse. Abantu bageze bakajya basenga, umuntu akubonye maze hafi amezi 8 ubuzima bwo budahinduka, n'uburibwe ari bwinshi haza. Abantu twiga babonaga bagasanga ndyamye ku musambi ndi kugaragurika, ibintu kandi bidahinduka. Rimwe na rimwe nkikubita hasi, nkikubita nko kwiwe, nkaba mvunitse urubavu, nkatajya ku bitaro bitwegereye. Ubwo icyo gihe abasengaga bavuga ngo ugende batupfe. Hari ibigeramo akazajya basabira umuntu ati Mana kugira ngo uriya mwana akomeze abe muri buzima mu ruhuri, kuko ngo Imana ikiza mu buryo bubiri. Hari uburyo bwo kubona uburibwe ufite utazabubasha mu bihe biri imbere, ikagukuraho ukagenda ukajya mu ijuru. Hari no kugukiza burundu cyangwa se ikakorohereza, kuko kanseri n'abantu bazimarana n'imyaka 20 baba hari bamubuhamya ati mwana wanjye ihangane, kandi we iyo ageze ku kigihe cyo kumara imyaka 5 ntabwo yongera kuvuga ko arwaye. Ibyo ngibyo aba ari indwara isanzwe, yaba ari nko warwara indwara ukajya ugenda ni inkovu, burawe abarango ati ni inkovu, kuko ngo uburibwe burashira ariko inkovu ntabwo zijya zishira ku mutima. Cyane nawe rero niko buri aba ari marabara.
yego cyane. Umugani wabyakiraga gute yumvaga abantu bari gusenga bavuga ati Imana watwaye umuntu wakipfiraho cyakomeza kubabara gutya? Kubera ko abana bo mu rugo bakaba bagiye ku ishuri, na mama wanjye akajya gukomeza guhigahiga muri utwo tuntu ko gucuruza utunyanya n'utuboga, nasigaraga mu rugo nkasenga, nabona byanze nkajya nk'ahantu nkiherera, narangiza nkumva ndi gutonganya Imana, nkavuga ati se Mana ni gute njyewe ku myaka 19 ni ikihe kintu ngiye nakoze gishobora gutuma ngomba gukomeza guca muri bino bihe? Yego. Njye ntabwo navugaga ngo wenda ngo ubu burwayi bufite umuntu ugomba kuburwara, kuko ubaye ukunda abantu nawe utekereza ino ndwara nta muntu umwe wayifuriza kuyirwara. N'abo bantu numva ngo bashobora kuba bahimukira abantu bakabaruga, abo bantu ni abagome bashobora kuba baruga abantu kurwara ino kanseri, kuko kanseri iraryana. Urumva nabaga mbabara mu gutwi, nkababara mu jisho, umutima, byose ari ibibazo. Rero nakumva abo bantu bavuga ati mukure mu buzima, natekereza ibintu byinshi nari nasoza. Kuntu ari maze gusoza kwiga, ari nawe mukuru, n'icyo cyongereza nari nzi, nkavuga ati se Mana wamaye icyongereza kugira ngo kimare iki? Kwamaye ubwenge ngasoza nkiga bigoranye, ubuzima nabayeho sinigeze nishima kuva nari nakabayeho. Papa wanjye rapfuye, ibyo ngibyo wumva ntago biduhagije, ushyiraho n'uburwayi wo musaraba. Mana wendaga ngo bigende biti? Byose warabyibazaga cyane? Narabyibazaga, hagakubitiraho kubera ko nari nangiye gupostinga video, abantu bakavuga ati, cyane cyane abantu nabonaga hari igihe nacekinga nkareba n'ubundi abantu bari gutereza comment, hari abantu ubona ukabona nyine baracyari hasi, ukabona aravuze ati se we ntabwo uzarenza iminsi 3, nanjye koko nkumva sibyo. None utangiye kugenda muri ubwo buzima posting izo video, nawe video baguhariza abantu bafite ibibazo nk'ibyabo, kuko scrolling aho uhura kanseri, wakongera kuzamura ugasanga ngo yapfuye. Kwa muganga najyagayo n'uwo mbonyeyo ndagaruka nkasanga nabo barapfuye, nkavuga ati ubwo ngubwo uriya namusanze iyo nigiye nkurikiyeho. Nkahura n'abafite uburwayi bumeze nk'ubwanjye, mu cyumweru nkagaruka nkasanga yapfuye. Ngo ndagata mvuga ati byanga bikunze ni njyewe ngomba gukurikira kuri iyo list, njye upfuye ugiye gupfa. Kuko icyizere cy'ubuzima cyo cyagarutse bigoye, ntago najyaga nyine mbyereka abantu ko nacitse intege, ariko none Mana niko wabihisemo, reka mbe igitambo. Muri ayo mafaranga nakiraga natangiye kuvuga ati buriya aho kugira ngo mpfe nta n'umuntu uzi umubare wanjye w'ibanga, reka n'amafaranga nanjye njye nyafashisha abantu. Hari abantu babura ubushobozi ku buryo bamubwira nk'ikizamini cyangwa se umuti akaba atabasha kuwishyura. Avuga ati reka nanjye mbafashe ubu nzajya mu ijoro byibura hari ikintu nanjye nkoze. Bamwe bakaza bakangira inama kuri kuntu ari meze ngo byara. Yego. Ngo byara, noneho nareba ukuntu nanjye meze nkabona nta n'umuntu wakwemera umeze kuriya. Ari n'abakubwira ngo ugomba kubyara. Ati shaka ngo umuntu utere inda nkibazo umeze kuriya, nta n'umuntu wo kugukunda. Wenda bakugira, hari urukundo ruratandukanye. Hari umuntu ushobora kugukunda kuko urwaye nyine akumva babajwe n'ibyawe, ariko ibijyanye n'urukundo rumwe tuzi rwa Savage Love bikaba bigoye. Abwo se wamugani ngize n'amatsiko kubita mbikubaza, nta bantu bagiye bumva batangiye kugukunda kubera ko abonye hari ubushobozi utangiye kugira, hari 10,000 wabonye 20, ariko mbere wabonaga batakwitayeho? Cyane ibyo ntabwo byabura kumva nyine. Ubundi akenshi iyo bavuze ngo batangiye kugufasha, hari uvuga ati buri uraza kubonamo amafaranga ngo menshi cyane, baraturiya ntumukire. Kandi kuko barabivuze kubona harega umuntu utaragiraga igiceri cy'icumi yaramutse abonye 10,000 unyine ushobora no kubibona kabisa. Kubona ko hari ibyizere agira, ukubona wenda nk'abaturanyi narabanzaga kubasaba ngo mungurize 2 mu rugo bakabigurizamo, bakabona nako tukibikora. Icyo gihe batavuga ati buriye ubuzima bwahindutse, yakize. Rero nabyo bakabivuga. Hari n'abazaga urabizi nkoresha TikTok, kuba mbyinnye bakavuga ati burura mwana haza ubufasha bwacu. Nkumva biri kunkora ahantu, nkumva nababaza ibibazo, nkavuga ati se koko wamfashije kugira ngo ujye unyurira? Hari uvuga ati uri kubyinira satani, kandi hari no kwirengagiza. Hari depression umuntu aba afite, disappointment y'ibihe yaciyemo, kurwanya kwiheba. Bura n'umunsi wa mbere navuye i Butaro nari narabyimbye, nageze mu rugo ikintu cya mbere nakoze no kubyina. Rero muri urwo rugendo rumeze gutya, kumva hari ikintu ukoze bo bashaka ngo hora postinga ngo ndapfuye.
ati nagiye gupostinga urimo uranyeganyiza no gutwara ikibazo, ati va muri ibyo ujya gusenga. kandi ni ikintu cya mbere nkora mu buzima ni ugusenga, kuko nabonye hari imbaraga z'amasengesho, hari imbaraga ziva mu kwizera. Rero ibyo byose byabaga ari ibintu bigomba kunca intege, nkavuga ati se ikibazo ni uko postinga kuri TikTok, ikibazo se ni uko narwaye kanseri. kuba narwaye kanseri ntabwo mfite uburenganzira nk'ubw'abandi bwo kuba nanjye nakishimisha, cyangwa ikibazo nuko nishimisha nkabyerekana. nkahora nibaza ibibazo byinshi. hagize n'amahirwe ubikomojeho mugani kuko rimwe na rimwe nzaga ndeba na video postinga, ukabona abantu baravuga ngo uyu nguyu usubyina ibintu bya satani, ngo n'ubundi ngo ntuzakire ngo uzapfe, bakabivuga gutyo. hari harimo abantu nka 5 bakundaga kujya muri video zanjye zose, izo comment bakavuga ati n'umugaye bibeshya yikoresha AI ngenda yizi, n'umushuti wanjye turaturanye, uyu nguyu ubundi mumufashe biki. wenda ntago haburagamo abantu babaga barambonye, ababonye narakoze ibiganiro, bakaza wenda bakamvuganira, ariko abo bantu njya bababazaga n'abantu benshi banze, ati iki kintu ukuntu gisa. noneho haro bazaga bakavuga ati se niyihe gym nkoreramo kugira ngo mve umusore kuriye. nabibona ibyo byose nkagerageza. bakakubaza ngo bakubaza gym ukoreramo, bazi ko ari gym. ati se iyo gym ukoreramo ituma ubyimba kuri hano yahe kumona uri umusore urijeye. izo comment zose nkazibona, ako nyine nkihangana ku buryo nageze ku gihe nangira nyine kujya nirengagiza comment. nka postinga kugira ngo hari abantu bakurikiranaga update z'ukuntu meze biciye muri video na postingaga. nkakomeza nyine kubereka ubwo buzima kugeza naho namereye umusatsi, byose baba bizi n'uburyo meze, ku buryo iyo maze nk'icyumweru na postinze batangira kumuhamagara bakamaza ati byagenze bite ko tutakibona video yabo. hari n'abandotera inzozi bitewe niba ari ukumpangayikira, bamwe bakarota napfuye. bakabikubwira bakarota inzozi zidasobanutse ariko nyine ubona ko ari mbi. ariko Imana nyine byose ikabinarutsa, kuko hari igihe nanjye nagezemo nkajya nirotera ibintu ibyo ndose bikata bibanduta ngeze ku mwuka. n'igihe ubwo nari gupfa pe. byagenze gute? iki gihe urabona natangiye i Kanombe gufata imiti nafataga ibitorosiyo nari nyifata. baminduriye imiti ariko barayongera iba myinshi, niyo mpamvu njya no kwifata inshuro nyinshi. iki gihe rero bakinera bwa mbere nageze mu rugo ndwara constipation. ikindi narabyimbaga mu nda cyane, ngira n'umuriro mwinshi kuburyo natabashaga kurya. ikindi ntabwo nzi ikibazo cyari cyabayeho ku buryo nabura hano mu gatuza, narahumekaga atari byo mu mazuru, umva ndi kubabaramo ku buryo kuzamura umwuka no kuvuga byangoye. nabasha no kurya mari ibyumweru 2 byaranze. za nshuti zawe se zaragiye mu gihe wazisabaga ubufasha zaje kugaruka? barabo baragaruka, baraza bakakubwira ati uzatubabarire natwe nta kintu twari turiho. kandi hari nabo nahamagaraga nkakomeza nanjye guscrollinga, nkabona bari muri activity zabo zibahereza ibyishimo kumva. ariko nkavuga ati muri ubuzima mbayemo ntabwo ari ngombwa ngo njye gufata ibibazo byanjye mbyikorereze abandi bantu, kuko hari igihe umuntu ashobora kuba atarwaye kanseri ariko nawe akaba afite ibibazo byinshi bishobora kuba bimuremereye kurusha uko yaba arwaye kanseri. iki kintu nacyo nyigira mu buzima, ntangira nyine kubyihorera, nta muntu numvaga nciriye urubanza cyangwa mu judging. yego tujya dusatira umusozo, ariko ku bijyanye no kwivuza bigarutseho ndetse n'uyu munsi life uko imeze. ariko anashaka kwiteba ati se nta kuntu wajya kwivuriza hano i Kanombe uvuye hano muri Kigali udututse Nyagatare, ku bijyanye n'icumbi ry'ahangaha muri Kigali? hano i Kigali ho biragoye, nuvuga ngo nashatse akazu ko nishyura 25,000. urumva ntabwo byakunda kuba wazajya uva Nyagatare ngo ugende umunsi umwe wongere ute kugaruka. nabonye nabwo bigoye kuko itike lisansi byarahenze, amatike arazamuka. nege nkodesha ko kazu nkaguramo akagaze, nubwo mba ndwaye nameze neza nkagerageza nyine nanjye nkiyitaho uko bishoboka, aho numva bidakunda nkihangana. urumva ni ibintu biba bigoye kwishyura, guhaha nta Kigali urabizi ko ni ibintu bigoye. no kumara nk'iyo no minsi yose mba negereje nari bujye kwa muganga, nk'ubu ngubu nzagiye kuwa mbere. umva guhera no munsi yose ni iminsi mba ngomba gushaka icyo kurya kandi nta hantu ufite byo kubikura.
niyo mbibuze ndategereza. Hari igihe njya nko kuri TikTok live nkabona nk'umuntu amaye agahumbi cyangwa 500 nkata ngenda nkata ngura nk'utuntu nyine tuboneka, nkaba nagura agasukari n'amajyani nka mu cyayi. ubuzima bugakomeza. Ku bijyanye no gufata imiti se babwiye ko uzayifata igihe kugeza ryari, cyangwa uzayifata kugeza igihe muganga wazabona urwaye butangiye kugabanuka? Kuvuga ngo no gufata imiti kugeza aho bavuga ati igushijemo, bagatangira kugoreza randevu z'amezi 3-6. Izo randevu rero nzazitangira nyuma nshigaje guterwa 4. Ubwo urumva amafaranga yo ni menshi cyane. Guterwa 4 ubwo ni kimwero cya mbere cya kabiri, ubwo ni ibyumweru 4. Ni ibyumweru 3. Oya ntago ari gutyo bibara. Vuga ngo ibyo byumweru 2 nakubwiye barabinera bigahura na rimwe. Bigahura na rimwe. Njyewe nkafata imiti mo 2 ariko bakabara cycle imwe. Kubera ko iyo miti ntago mba nayishoje, kubera ko bifite doze nyinshi uzifate rimwe zishobora kuba zakwangiza, barayigamanya mukayifata mu byiciro. Ese bazigutera gute? Kuvuga ngo ni mu nshinge, biba bimeze nka serumu, ukunera inshinge nkafata wenda nka mililiters 500, nkafata n'ubundi bwoko bw'umuti ufite nka mililita 30 gutyo, iyo bita gemcitabine. Nkafata n'uzundi tuntu, hari igihe mbura na potassium cyangwa magnesium gutyo akazinera umushinge.